agongwa n'imodoka yo mu biro by'umukuru w'igihugu. Cyaje kubabaza ndi mu bitaro, turi mu bitaro twagiye kubona ibaruwa iravuga ngo itiva mu buyobozi, ivuga ko aba bantu bangirije imodoka y'igihugu bagomba kwishura imodoka, bakajya gukoresha imodoka yangiritse. Iyo modoka yagomba kudusaba miliyoni 5. Bati turagutera urushinge ruragukiza, barandasinzira banjyana hahandi bafotorera, barafotora basanga harimo imari mu maguru yawe. Ati mwene ngofero ntagomba gutunga imari nk'ingi, dufite abakomeye babuze ibi byuma. Twari dufite abasirikare benshi bakomeye cyane babuze ibyuma zatije, bakuramo baragurisha. Turabasuhuje kandi tubifuza kugubwa neza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza aho mudukurikira muherereye. Natwe turabakunda kandi Imana yacu nayo irabakunda. Uyu munsi twongeye kubana n'umushugo abasuhuza. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi ndabakunda. Murakoze cyane. Amen. Natwe turagukunda. Ntabwo abantu barakumenya. Twakira inshuro ebyiri gusa ni gatatu. Ku mazina nitwa Pastor Bimenyimana Anthony. Yego. Bimenyimana Anthony, abari mu mujyi wa Musanze bamuzi kurushaho, abari mu Kinigi baramuzi. Harya duhinga ibirayi, tugahinga ibireti n'ibindi byose, akavura kagera mu murwa wa Kigali katurutse iwacu Musanze. Ingagi hafi hariya. Ingagi hafi, urumva rero ahantu dutuye ni ku mutima w'igihugu. Imana ishimwe. Reka dusuhuza abakristo b'itorero AEBR mu Rwanda. Turabasukije mu izina rya Yesu Kristo ndetse n'abandi bose bava amatora atandukanye. Yego. Imana ibahe umugisha. Imana ibahereze umugisha cyane. Abadeperi, abadivantiste, abangirikani, abakatolike, turabakunda cyane. Mwese turabakunda, turabasuhuje. Imana y'amahoro ibane namwe. Impamvu n'uyu munsi suhuje amadini nuko ndi kumwe n'umushumba. Twongeye no kubifuriza umwaka musha muhire 2025. Twaherukanaga umwaka wa kera, umwaka washize. Imana yadutije ubuzima, idutije iminsi, rwose turabakunda. Urakoze cyane mushumba. Hanyuma rero naguhamagaye kugira ngo udufashe ugire icyo wubaka kuri uyu murimo w'Imana. Niyo mpamvu twifuza kugira ngo tukwakire, ubanze usenga Imana, numara gusenga Imana utugezeho icyo Imana iri kuvugana n'abantu bayo uyu munsi. Karibu. Murakoze, reka dusenga Imana. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimwe kubw'uyu munsi, ushimwe kubw'uyu mwaka wo watwongere mu buzima bw'iminsi yacu yo kubaho, ukatwemerera ko nawe tugeramo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duhagaritse imigambi ya Satani n'abadayimoni n'ababi bose, abanzi b'umwana w'umuntu, banzi b'igihugu, abo bose twanze imigambi yabo. Twiragije umugambi w'ijuru, umugambi w'umunezero. Dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zijye zihora zituyobora kandi zidufashe mu byo dukora byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite ububasha. Amen. Amen. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Karibu rero. Nongeye kwishimira uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana. Uyu munsi ndumva Imana yashize ku mutima wanjye ko tuganira ku jambo rivuga ngo Imana ihindura amateka. Yego. Imana ihindura amateka mu buryo butandukanye, uburyo bumwe cyangwa ubundi. Imana ihindura amateka. Amasengesho ufite ni imbaraga ziva ku Uwiteka, ni naho hazava ibisubizo byawe. Umuntu wese ajya agira amateka ye, akagira uko agenda, ibihe nabyo bigira amateka yabyo, kandi hari n'ibyo utagiramo uruhare. Ibihe hari igihe bihinduka utabigizemo uruhare.
niyo mpamvu rero tukubwira uyu munsi ngo ibuka ijambo rivuga ngo Imana ihindura amateka, kandi Imana ihindura amateka y'uwo ishaka, ikayahindurira igihe ishakiye, ikayahindurira nanone mu mwanya ishaka gukoreshamo wa muntu wayo. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Reka tuganire mu magambo yanditse mu gitabo cyitwa Ngoma ya Mbere, ibice 4:9 kugeza ku 10. Hari izindi Bibiliya ijambo ry'Imana ni igitabo cyitwa Amateka, igitabo cy'amateka ya mbere, ariko muri Bibiliya yera ni Ngoma ya Mbere. Ibice 9, yego, ibice 4, tuve ku 9 turagera ku 10. Yego, urakoze cyane. Reka tubafashe gusoma. Wadufasha rwose. Ngoma za Mbere igice cya 4 umurongo wa 9 twitse ku murongo wa 10. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze, kuko Imana nuko Imana imuha ibyo yasabye byose. Urakoze cyane. Tugiye kuganira ku nkuru ya Yabesi. Umubyeyi umwe ariwe mama wa Yabesi yaratwite, amaze amezi 9 ahangayitse nk'uko abandi babyeyi bose bahangayika kubw'umwana uri mu nda, kandi yahoraga asenga, ariko agiye kubyara afatwa n'ibise, arababara cyane, ndetse agira n'indahiro ati Imana imfashije ibi bintu bikarangira sinazasubirayo. Mu yandi magambo yari yababaye cyane. Amaze kwibaruka umwana akurikije uko yababaye n'umubabaro yagize ko yarageze ahantu ho gupfa, umwana we ngo amaze kumubyara amwita Yabesi. Mu yandi magambo Yabesi insobanuro yayo bivuga ngo, ibisobanuro by'ijambo Yabesi bivuga ngo gahinda, mubabaro, byago. Niko umubyeyi yamwise. Uyu mwana nkurikije ubuzima nyuzemo mwise byago, mwise gahinda, mwise mubabaro. Ababyeyi bajya bakunda kugira amakosa cyane yo kwita abana baba amazina mabi, kubera izi mpamvu aya mazina hari n'igihe akurikirana abana. Rimwe na rimwe wamwita byago, umwana akazahorana ibyago. Wamwita gahinda, akazapfana agahinda. Mu Banyarwanda tubafatira ikitekerezo cy'amazina bagiye bita abana babo. Ariko abayafite mu mbabare tugiye kubafataho urugero, ntabwo ari mwe turi kuvuga. Umubyeyi yise umwana we ngo ni Mbarimo Mbazi. Ni kuvuga ngo yamwise Mbarimo Mbazi kuko abo yaratuyemo yababonaga nk'abanzi. Arongera avuga undi abwita ngo Karimunda. Agahinda Karimunda. Undi amwita ngo ndi mubanzi. Burya ngo ntuye mu banzi, nta yari ibigaragaza ubuzima umubyeyi yararimo. Hari undi wise umwana we ngo ni baruhijwe n'ubusa. Ubundi si bibamara iki? Baruhijwe n'ubusa, si mubonye si. Noneho hari undi wise umwana we ngo ni Magorwa. Magorwa rigiye gusa na rya rindi rya Yabesi, ni nka byago. Noneho hari wise umwana we ngo ndabiyamye mwaba turanye babimwe, ndabiyamye. No muranga muntu yitwa ndabiyamye. Undi yitwa umwana we ngo nta ukirasongwa. Nta ukirasongwa. Undi nawe yitwa umwana we ngo amwita izina rikomeye cyane ngo nzabisigira ndi. Si ubundi byo ntunze nzabisigira ndi. Undi amwita ngo bazampesho. Undi amwita Amagambo. Umwana wagiye ngo yitwa Amagambo. Undi yitwa umwana we ngo ni Bizabarandi. Ibyo ubu Bizabarandi. Undi amwita Kazizi. Kazizi ubwo nyine yakundaga agacupati. Agahi. None nibwo amwita ngo nta musangiro w'inombwa. Nta musangiro w'izimbwa. Izina pe
umwana wanjye ngo yitwa nta musangiro w'izo mbwa. Urumva amazina y'amagenura menshi. Undi aravuga ngo nta mashakiro, mbuze uko ngira, ntaho ntuye, semahane, ntambara, nzarigeza he, ishavu, nyiragahinda, rwangano, ndaburaye. Tekereza umubyeyi akita umwana we ngo ndaburaye. Undi aravuga ati ni mahano, undi akongera ati ni manyanga, undi ati ni sahunguye, undi ati ni sindika ubwabo. N'amazina menshi, reka tufate amazina makeya. Burya tunashimira na leta y'u Rwanda, yaravuze ngo umwana wakuze akabona yahawe izina ribi afite uburenganzira bwo kujya kurihinduza, ajya hariya mu rukiko akarega ko afite izina ribi, yatsinda urukiko akaba yahindura. Abantu benshi bamaze guhindura amazina. Rero ababyeyi bashaka kugwa izina ribi, Satani akaryoriraho. Uretse ko hari n'ababyeyi bashaka kugwa izina ryiza, ariko Satani akarisiga izina ribi, noneho ukagira amateka mabi. Mbona yo kubaha ubuhamya twahuye kenshi ku Manahari TV, sinashobora no kubaha ubuhamya. Njyewe njya kuvuka ababyeyi banjye banyitse izina Bimenye Imana. Urumva ko ari akazina keza, ariko Satani avuga ati iri zina ryawe ndashaka, ntabwo witwa Bimenye Imana, mu yandi mugabo mbonawe witwa Yabesi, witwa Gahinda. Mu gukura kwacu nakuze mu muryango ukijijwe, ariko ndi mutoya cyane, mfite nk'imyaka hafi 15 gutyo, dukora impanuka ndi kumwe na murumuna wanjye, tugongwa n'imodoka yo mu biro by'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu w'icyo gihe yari Perezida Habyarimana Juvenal. Imodoka z'abakora umwongo w'umwo iratugonga, twe turi ku muhanda, nagize ngo ni nkangu iguye itugwiriye, sinamenye ibyari byo. Nagiye kumva abantu numva bari gutabaza ngo isanane ziraguye. Burya ibyago by'abandi ni inyungu z'abamwe. Burya ngo harabagwa ku muhanda, abandi bakajya gushaka amafaranga, bakajya gusabura. Natwe nibyo byatubayeho. Abantu bagiye bakoraga mu biguma bari kureba ko abantu baguye ku muhanda hari amafaranga bari bafite, ko hari utunze bari bafite. Niyo bahitaga ngo isanane zagize gute, zaguye. Dufite agahinda kenshi cyane kumva abantu bari gukora mu biguma aho kudutabara. Twagiye kubona umusamariya mwiza, twamwita umusamariya mwiza, abatujyanye ku bitaro. Aho twageze ku bitaro baratuvura, twimurirwa mu bindi bitaro. Nanone tugeze mu bitaro twageragezaga gutelefona inshuti n'abavandimwe ko twahuye n'ikibazo. Ni mu 1989. Twaba telefone bagafunga telefone ikatubwira ngo iyo nimero muhamagaye ntabwo ishoboye kuboneka, mwongere mu kanya. Tukongera is not available, please try again later. Bivuga iki? Bumvaga twabaye umutwaro, ari umutwaro aba bantu babahamagara, babashakamo amafaranga, babashakamo iki n'ibibazo. Namwe murabyumva rero ko abantu bangaga no kutwitaba kugira ngo bumvaga ko tugiye kubatabaza. Rero mu bitaro namazeyo imyaka 2 ndi mu bitaro. Murumva ntago byari byoroshe, gusa cyaje kubabaza ndi mu bitaro. Turi mu bitaro twagiye kubona ibaruwa iravuga ngo itiva mu buyobozi, ivuga ko aba bantu bangirije imodoka y'igihugu bagomba kwishura imodoka. Bakajya gukoresha imodoka yangiritse. Iyo modoka yagomba kudusaba miliyoni 5. Namwe mwibaze miliyoni 5 zo mu 1990. Twakomeje gusenga Imana, twa Imana nuzukura ahantu tuzashima izina ryawe. Ukuvuga mwa muri mu bitaro munafunzega cyane, turi mu bitaro ariko tunakurikiranwa. Ndibuka twajyaga kuburana, ababyeyi banje bajya kuburana, bagera mu bitaro umucamanza akavuga ngo nshingiye ku rubanza rwa runaka na mwere na runaka no kwiregura kwe, ingingira mutsinze ahamwe n'icyaha agomba kuhanwa nk'uko ibihano yabiciwe, kandi tutagiye mu rukiko, tutashoboye kwitaburwa rukiko. Umucamanza ngo nshingiye kwiregura kwa ryarize, ntabwo twavuga twireguye. Mu bitaro rero twarahatesekeye, ariko twari tunasenga cyane. Murumva ko izina ryanjye ryari ryabaye Yabesi, nahura n'ibibazo. Noneho mvuye mu bitaro nyuma y'iyo myaka 2,
nyuma y'iyo myaka 2 naje guhura n'undi mugira neza arandeba aravuga ati ndabona batarakuvuye neza, reka ngufashe nkujyane mu vuriro bakuvure neza. Ubwo ndishima Imana, avuga ni Imana ushimwe, kuko umuntu nkanjye kababaro wavukiye kuba umubabaro guhora mbabaye, mbonye undi muntu wo kumfasha anjyana kumvurira mu bitaro byo mu ibitaro byitwa iby'Irukoma i Remera, havuragamo abazungu, hano mu karere ka Kamonyi. Yego, havuragamo abazungu, ndakeka ari Abongereza. Baramvura bashiramo n'ibyuma mu maguru, ariko ngiye gutaha ngati rero ntukabwira abantu ko ibi byuma bikurimo. Nta kibazo, ndataha ubuzima bwa neza, nkajya ngenda. Muri 94 rero muzi ibibazo twahuye nabyo muri iki gihugu. Mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi twari dufite intambara ikomeye cyane mu Birunga. Noneho njya mu bitaro ndwaye umutwe. Umutwe nuka mu bitaro ndwaye umutwe, ngezemo abaganga bati okay, turakuvura neza, bantera urushinge rwo kunsinziriza, bati turagutera urushinge ruragukiza, barandasinzira, banjyana hahandi bafotorera, barafotora basanga harimo imari mu maguru yawe. Ati mwene ngofero ntagomba gutunga imari nk'ingi, dufite abakomeye babuze ibi byuma. Twari dufite abasirikare benshi bakomeye cyane babuze ibyuma zatije, bakuramo baragurisha. Ngiye kwicura, nasanze amaguru yanjye, nasanze babaza amaguru kandi nagiye ndwaye umutwe. Murabizi rero abantu benshi ntaho twadufite yo kuvugira, twadufite ibibazo. Ubwo nyine nakangutse gutyo, ababyeyi baza kumfata mu bitaro, nagiye kwivuza umutwe ntahana ibisebe. Uwo munsi nahise ndahira, navuga ngo Imana yanjye nujyana abaganga mu ijuru tugahurirayo tuzarwana, kandi duhurana ikuzimu tuzahangana. Ko numvaga ko turamutse tudahuriye mu ijuru tuzahurira hehe? Ikuzimu. So niwo wari umuhigo wanjye. Ariko Imana yaramfashije n'ikiguma bansigiye, kuko ikiguma bansigiye nacyo nakimaranye imyaka 2. Imana yaje kumfasha kirakira, bansigira icyo gihe nanone ubumuga ukuguru kwanjye kwari kwahetamye cyane. Wowe uranzi imbere yaho, ariko nawe waruzi ububamya bwanjye. Ntabwo nakunze kuvuga cyane, uranzi ngifite akaguru kagondamye cyane. Yego, ngenda mpetamye. So nkomeza gusenga Imana, ndangiza rero amashuri ya segonderi. Imana yanjyanye mu shuri ryo kwiga Bibiliya, nigamo ijambo bita kubabarira. Njya kwandika igitabo nanditse kubabarira, ndeba inkuru ya Yesu ari ku musaraba, yavuze ati Imana ubababarire ko batazi ibyo bakora. Umuntu yaje gucungura abantu, barangije baramwica, baramugambanira, ariko arangije ku musaraba ngo Imana ubabarire ko batazi icyo bagira gute bakora. Hari undi mugabo wavugaga ubutumwa bita Stefano. Nasomye inkuru ye ndi gukora igitabo, Stefano arareba, Stefano narangije aravuga ati Imana nubwo bagiye kunyica aribo banziza, ariko bababarire iki cyano cyo babareho, kuko batazi ibyo bagize gute bakora. Nanjye kuva uwo munsi navuze nti Imana abaganga uzababarire, nari mfite umugambi wo kuzabagira nabi zo kuzihora, ariko bababarire ko nabo ntibazi icyo bagira gute bakora. Nabo bakoze ibyo tukakora impanuka, ntibamfashe kwivuza, ahubwo bakanca amafaranga ntashoboraga kubona, nabo bababarire kuko batazi ibyo bagira gute bakora. Noneho mu mwaka 2014 niho nangiye kubona undi Musamariya mwiza, nawe yandangira ivuriro ryiza, anamfasha kumvuza. Byatwaye amafaranga menshi, barongera baragorora neza. Icyo gihe ntabwo bashizemo ibyuma by'imbere, bashizemo iby'inyuma, byamazemo amezi 3 babikuramo. Niyo mpamvu ubona ingendo nari mfite, mbere ya 12 na 12, mbere ya 2013 atari yo ngendo mfite ubuso none. Njya nshima Imana rero ko yahinduye amateka yanjye, yakuriye mu gahinda, ariko umunsi umwe Imana irongera iramfasha, amateka arahinduka, ndanezerwa kandi narababariye. Yego, yo muri Presidansi. Muzehe yaje kwishyura. Urakoze cyane. Muri 94 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, habaye guhunga. Bamwe banyura hano, abandi banyura hano, gusa abantu bahunze ntarishura.
nuko Imana yarangije urubanza na n'uyu munsi wa none abanyishyuzaga ntabwo nzi iyo bari we none se shebuja yariko bagasiga ntabwo nzi iyo bari nuko rwarangiye urubanza rwanjye. Imana nuko yahinduye amateka. Reka twikomereze icyigisho cyacu rero, turimo twiga tuvuga ngo Imana ihindura amateka. Imana ihindura amateka. Wumvishe ko nari mfite izina ryiza, ariko Satani ararihindanya nkurira mu gahinda. Hari n'ababyeyi benshi bita abana babo bagahinda bagakurira mu gahinda. Tubakangurira bene data, abashiki bacu, babyeyi bacu, abakiri bato bakibyara, mujye mwirinda kwita abana banyu amazina mabi, mujye mubita amazina meza, kuko amazina meza agira n'uruhare rwo gutuma abana bakura neza. Rero uyu Yabesi amaze kuvuka, nyina amaze kumwita Yabesi gahinda, yakuriye mu bibazo, ibyo akoragaho byose byari ibibazo. Nawe riragira mu gihe aravuga ati mvukana n'abandi, none uyu muvumo wamvaho gute, aka gahinda kamvaho gate, uyu mubabaro nawukira nte? Aratangira arasenga, ariho twasomye yasenze mu magambo ane. Ijambo rya mbere yavuze amagambo ane kuko yari yarishwe n'agahinda. Aravuga ati Imana, dore mfite amateka mabi, nsenze isengesho rikomeye cyane. Mana, mpumugisha wawe umuntu wese wumva ahorana agahinda kubw'amateka yanyuzemo, kubw'amateka ataramubere meza, kubw'amateka y'ubuzima. Yarakwiye gusenga avuga ati Mana, nanjye nkeneye umugisha wawe, ko yabonaga nta mugisha agize gute afite. Ijambo rya kabiri ati Mana yanjye, agura imbago zanjye. Umuntu wese wumva afite amateka mabi, yumva burya ari mu kazitiro, yumva imbago ze zitagutse, yumva harahazitiriye. Nawe impamvu yavuze Imana, agura imbago zanjye ngengera no mu bandi. Noneho ko yumva gafunganye. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo Mana, undindisha imbaraga zawe, ukuboko kwawe kujye kugendana nanjye. Umuntu afite ibibazo, ari mu gahinda, mu mateka mabi, yumva atari kumwe n'Imana, yumva nta mbaraga afite. Hari igihe abona ko Imana ifite imbaraga ariko Imana yazimwimye. Nawe aravuga ati Mana, imbaraga zawe zigendane nanjye, ukuboko kwawe, ukuboko kw'Imana kugendane nanjye. Kubwe yabonaga nta mbaraga afite na gato, ariko yibuka ko Imana ishobora byose. Ijambo rya kane yavuze Mana, unkize ibyago n'umubabaro. Yarirebye, yongeye kwizinguruka, arireba asanga afite ibyago n'iki n'umubabaro. Aravuga ati Mana, unkize ibyago n'umubabaro. Ubundi nta cyago nko guhorana agahinda. Icyago gikomeye ni uguhorana iki agahinda. Nta cyago nko kuvukira mu bibazo. Burya kuvukira mu bibazo, ukavukira mu muryango urira, nicyo nacyo ni icyago. Ugakurira mu bibazo, ugahorana ibibazo. Ikibabaje, nta kigeragezo kigenda cyonyine. Kigenda bikurikirana umuntu. Iyo kimwe kivuyeho n'ikindi kigira gute kiraza. Ibyo nibyo bibazo bikomeye cyane. Ibyavuye mu masengesho y'uyu tubibona ku murongo ugitangira ku murongo wa 9. Uwo murongo umwanditsi iryo jambo niryo atangiriyeho ngo Yabesi Imana yamuhaye icyubahiro kiruta icy'abandi bose. Turashima Imana ko Imana ijya yibuka abantu bari mu bibazo, bari mu ngorane. Imana yamuhaye yasabye byose, no kurangiza bakirangiza avuze ngo Imana yamusabye ibyo yasabye byose. Imana niyo igihindura amateka yacu. Dutuye mu mateka mabi, twicaye mu mateka mabi, tugendera mu mateka mabi. Nta wundi wahindura amateka. Reba amateka wanyuzemo, reba amateka ucyamo, reba amateka wakuriyemo, reba amateka y'ubuzima bwawe. Imana niyo yonyine yo guhindura amateka. Kandi usubiza amaso inyuma uzasanga ayo mateka ariyo mugisha wawe. Tujya dushimira Imana. Umuntu umwe yageze kumbwira ngo nifuza umugisha nk'uwo ufite. Ndamubwira nti mwifuza umugisha nk'uwo mfite, uzifuze n'ibyo nanyuzemo. Kuko umugisha mfite uyu munsi wa none uve mu mateka yanjye. Kubwiye ibyo ako nagatonyanga ko ubuzima nanyuzemo, kubwiye byose nkavuga ngo ifuza ibyo nanyuzemo, avuga uti uwo mugisha ndawanze. Burya umugisha munini, umugisha ukomeye uva mu bikomeye. Niwifuza ibikomeye, uzifuze no guca mu bikomeye, uvuga iti Mana, ibikomeye nabyo ndabishaka, kandi uzame kubinyuranamo umwete, uzame kubinyuranamo imbaraga. Nusenga wizeye Imana izakomeza igufashe. Imana ikora ibyo ishaka, ikabikora wishaka, ikabikora no mu gihe ishatse. Imana yacu rero
ntitukayitware nk'aho yananiwe kugira ibyo yakora, ahubwo tujye dusaba Imana idufashe kugeraho yaduteguriye, kandi umugisha wayo yawunyujije izakomeza kuwunyuza mu bikomeye. Abenshi tujya turambirwa tugeza aho Imana ishaka kutugeza. Iyo urebye amateka yo yanyuzemo, umugisha Imana ashaka kumuha ntabwo agomba kuwugeraho atanyuze muri biriya byose. Iyo urebye amateka ya Yosefu, umugisha Imana ashaka kumuha kugira ngo agere ku mwanya wo kuba wa kabiri ku mwami, ntiyashobora kuwugeraho atanyuze muri biriya byose yanyuzemo. Daniyeli, urebye ko umugisha Imana ashaka kumuha agera atanyuze aho Imana yagize gute yamugeneye. Mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 29, sinzi nimba ushobora kongera kudufasha. 11 umurongo wa 29, umwanditsi w'iki gitabo yabivuze neza, avuga ngo kwizera niko kwatumye Abayisiraheli bambuka inyanja itukura, ariko kunyura ku butaka bw'umutsi. Nyamara Abanyamisiri babigerageje bo baguye hahandi. Wari wahabonye? Wadusomera. Kwizera niko kwatumye abasuhuke mu gihugu yasezeranijwe, niho nasomye, akaba nk'umushyitsi muri icyo akaba 11:29. Nahereye 9. Oya. 29. Yes. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura. Bande Abayisiraheli nk'abaca ku musozi, nk'abaca mu nzira nyabagendwa. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa bararohama. Burya inzira Imana yaguciriye undi nayifuza akagira ngo nawe niharaca ashobora kuyigwamo we. Imana ishobora kugucira inzira ugomba gucamo, none undi yayifuza kuyinyuramo ugasanga yiguyemo. Burya buri wese anyurwe n'inzira Imana yamuteguriye gucamo. Imana ihindura amateka, Imana niyo yonyine ihindura amateka agahinduka, abantu bagasigara babaza ngo byagenze gute. Uyu mugisha dufite uyu munsi wa none ni amateka Imana yahinduye, byavuye mu gusenga. Nusenga ujye ukomeza usenge kugeza ibyo usengeye bikoretse. Yabese asenga, ntabwo ari ababyeyi basenze, ntabwo ari abaturanyi basenze, si abanyedini basenze, we yarapfukamye akurikije agahinda afite ati Mana ndagusabye umpe umugisha, Mana wagura imbago zanjye, Mana umpe umugisha, Mana unkize mu byago, ngo Imana imuha ibyo yasabye byose. Dushimira Imana rero ko ikomeza kudufasha. Umwanditsi w'amagambo 70 y'ubuzima yavuze ngo yavuze amagambo menshi, ngenda avugaho amagambo 6 gusa. Ijambo rya mbere uyu yavuze mu magambo 70 yaravuze ngo viziyo iri kumwe n'umugambi bishyizwe mu bikorwa bishobora guhindura isi. Nari nyivuga amagambo 6 mu magambo 70 wanditse mu magambo akomeye y'ubuzima. Ijambo rya mbere nari mpereyeho ravuga ngo viziyo iri kumwe n'umugambi bishyizwe mu bikorwa bishobora guhindura isi. Noneho arongera ngo ijambo rya kabiri, ukora wishingikirije abantu bikarangira nta numwe ukwishingiye. Ni ijambo rya kabiri yavuze. Bene data, nushaka kugira ngo Imana guhindura amateka, ntukishingikirize umwana w'umuntu, ujye wishingikiriza Uwiteka. Ijambo rya gatatu muri abantu b'abahanga banditse bavuze ngo nukora ikintu udafitemo uruhare bizarangira ntacyo kikumariye. Ndavuga ngo ibyo dukora byose tugomba kubigiramo uruhare. Nufasha n'umuntu utabifitemo uruhare ntacyo bizamumarira. Reka tugire uruhare mu gusengera amateka yacu, mu gushaka amateka yacu, kandi ushatse amateka meza usiga amateka meza n'ubundi. Ijambo rya gatatu yavuze ngo utangira ukina bikarangira ibyo wakinishaga bikwiciye ubuzima. Abantu benshi binjiye muri uyu murimo, binjiye mu murimo w'Imana bakina, ariko bijya birangira ari bo bishe ubuzima bwabo, bishe kariyeri yabo. Ijambo rya gatanu bavuga ngo igihombo kirenze ibindi mu buzima ni ugucika intege. Ntukigere ucika intege.
niba usenga ujye usenga kugeza hari ibikoretse. Niba ushaka ko amateka yawe ahinduka, jya ukomeza usenga Imana, kuko niyo yonyine ishobora gutuma ubuzima bwawe bujye buhinduka. Nanone ijambo rya 6 navuga mu magambo 70, nukora icyiza uzaba ukoze ibyiza, ariko nukora ibibi uzaba ukoze ibibi. Ni byiza ko dukora ibyiza kuko bizabyara ibyiza. Gusenga rero ni ugusenga tukageza hari igikoretse. Amasengesho ya Jabesi hari umumaro yagize. Amen. Hari umumaro yagize. Amasengesho y'abera hari umumaro agira. Amasengesho y'umunyamubabaro, abantu benshi bajya gukina, bajya gusenga bakina, burya ntabazi ibyo babasengera. Mureke dusenge, Imana izahindura. Nanjye nagize amasengesho yo guhindura amateka yanjye. Mwayumvisha amateka yanjye yari amateka y'umubabaro gusa, yari amateka yo guhora mbabaye, yari amateka yo guhora ndi mu bitaro ndwaye, ariko umunsi umwe nanjye ndapfukama senga isengesho nk'irya Jabesi. Nanjye narisenze nk'irya Jabesi, ndavuga nti Mana agura imbago zanjye, Mana nk'umugisha, Mana undinde, ukuboko kwawe kujyana nawe, unkureho uyu mubabaro. Uwiteka nanjye wumvisha umubabaro wanjye wose, impindura amateka. Antoni ubu ngubu ndashima Imana. Antoni ubu ndaseka, sinigeraga nseka. Antoni ubu ni umuntu wababariye n'abaganga bahingiriye nabi, navuze nti Mana wabare ko batazi ibyo bakora, kuko buri ndi muganga ni umuntu wakagombye gufasha abantu, ariko nahuye nabo abo numvaga ko bagomba kunkiriza ubuzima, banyangiriza ubuzima. Ubu ndashima Imana kandi ndi inshuti yabo, n'ababyumva bumve ko nabababariye kandi mbakunda. Imana habwe icyubahiro rero, kandi shimye Imana ko mwakurikiranye inyigisho yacu, ko Imana ihindura amateka, kandi iyo yahinduye abantu basigara babaza ngo amateka yari ameze gute. Iyo Imana yahinduye usiga amateka meza, kandi ukagira icyubahiro, haba mu baturanyi, haba mu bo mukorana, haba muri sosiyete nyarwanda. Imana igahabwa icyubahiro. Amen. Imana murakoze cyane. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iheze umugisha. Nibyo, uri umwanditsi w'ibitabo, ufite ibintu byinshi muri wowe. Umuntu yakwifuza rero gusengana nawe, yakwifuza kukuvugisha, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ni 0788 516 897. Yego. 0788 516 897. Urakoze cyane. Pastor Bimenyimana Antoni, Imana iguhereza umugisha. Murakoze. Ufite YouTube channel. Twari twibagiwe. Bwira abakunzi Imana Irahari TV, YouTube channel yawe ni YouTube caho ubutumwa bwiza, icaho ibintu byiza cyane. Ni YouTube channel icaho ibiganiro bitandukanye, hacaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ndetse tukagira n'ubusesenguzi bw'ijambo ry'Imana. Tugacishaho kandi ubuhanuzi butavangiye. Twifuza gucishaho ubuhanuzi butavangiye, tukanasesengura tukamenya ese ibihe turimo ni ibihe koko Imana yavuze, ese koko hari Imana iri kuvugana natwe, ese koko ni gute twamenye ibyirwa n'ubuhanuzi bw'ukuri n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Icya gatatu ducishaho tugira imyidagaduro, aho nanone twishimira inganzo Imana yaduhaye, dushimira Imana. Rero iyo YouTube channel yitwa Apologetics TV 7. Muyigereho, mukore subscribe. 7 mu buryo bw'imibare. Yego, 7. Apologetics TV 7. Urakoze cyane. Imana amore guha umugisha. Yego.